ni abantu bangahe bibeshya ku bikoresho by'ikoranabuhanga bakagura ibyo batashakaga kubera kutagira amakuru. Nyamara hari abahanga bafite aya makuru kandi bari hafi yacu. The Fixers. Aba baguha amakuru ajyanye n'igihe kuri technology n'imikoreshereze yayo. Icyo bigusaba cyonyine ni ugusura urubuga rwa YouTube The Fixers 250. Uko ni nako bitwa ku zindi mbuga nka Instagram, Facebook, TikTok. The Fixers 250. Kabuhariwe akaba n'umukire wa mbere ku isi muri uyu mwaka wa 2024 Elon Musk. Ni umuzungu ukomoka muri Afurika y'Epfo, azwiho kutaripfana, gusa akaba n'umuhanga cyane mu bya mudasobwa n'ikoranabuhanga, yaba mu bikorerwa ku isi ndetse no mu isanzure. Ajya avuga ibintu bituma abantu bamwe bibaza ubuhanga habukura, kandi rimwe na rimwe ajya avuga ibintu bituma bamwe bamukunda, abandi bakamufata nk'umuntu uvuga. Bamwe bati nta mukiri uvuga kuriya, kimwe nuko abatari bake babona burya Elon Musk yaba umunyarwenya kandi mwiza cyane. Ku itariki ya 17 z'ukwa 9 uyu mwaka wa 2024 abagize gutya yandika ku rubuga rwe yiyeguriye rwahoze ari Twitter akaza kurwita X ati "No one is trying to assassinate President Joe Biden or Vice President Kamala Harris." Tugenekereje mu Kinyarwanda yaravuze ati nta muntu n'umwe uri kugerageza kwica Perezida Joe Biden cyangwa Kamala Harris. Gusa nyuma y'umwanya muto abarabisibye. Ibi yabikoze nyuma y'igihe gito habayeho n'ubundi inshuro ya kabiri umuntu agerageza kwivugana uwahoze ari Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Ibiro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatangaje ko nyakubahwa Musk yarengereye. Bati nta mwanya muri politiki ya Amerika uhari wo gushyigikira guhonyora abanyapolitike cyangwa kubagirira nabi. Bavuga ko batewe impungenge n'ayo magambo Elon Musk yavuze. Abacungira umutekano Perezida wa Repubulika bazwi nka Secret Service, urwego rw'ibanga rushinzwe amaperereza muri Amerika, nta byinshi rwigeze rubitangazaho, gusa bavuga ko batewe impungenge n'ayo magambo. Icyakora si ubwa mbere uyu muherwe ajya atungura abantu akavuga ibintu bisa no guhubuka. Muri 2023 mu kwa 11 icyo gihe yifatiye ku gakanu Abayahudi ati aba bari kwigarura ibintu byose biri ku isi kandi baraje basanga abazungu ku butaka bwabo. Ati nyuma ibi bizatuma abazungu bakorerwa jenoside. Kuva icyo gihe Twitter yahise itangira gutakaza abakiriya benshi b'imena bayamamazagaho, nyuma basaba imbabazi uko bishoboka kose. Mu magambo yuzuye urwenya Elon Musk yaranditse ati kuva nabaho nibwo nakoze post yuzuye ubugoryi bwinshi cyane. Muri 2023 mu kwa 9 uyu mugabo ukize ku isi yaje kumena ibanga. Yanditse kuri Twitter ati nangiye Ukraine kurasa kuri Crimea nkoresheje kwimana internet ya Starlink kubera ko atashakaga ko kampani ye ya SpaceX yivanga mu ntambara. Ibi byatumye bamwe bavuga bati ugira ivuzi wa mugabo. Kwa 12/22 tariki 18 amaze igihe gitaguze Twitter yakoresheje amatora kuri Twitter. Abaza abayikoresha ati ese ndeke kuba CEO cyangwa umuyobozi mukuru wa Twitter? Anabasezeranya ko ibyo bemeza azabikora. Mu matora 57% batoye bemeza ko bashaka kavaho. Icyakora nyuma y'amatora yavuze ko azavaho nabona umusimbura ufite ubugoryi bwinshi buhagije bwo gukora akazi yakoraga. Nyuma bakomeje kumwotsa igitutu cyo kuba ataravaho, cyane ko yaje akanahindura byinshi byatumaga abantu batishimira imikorere y'uru rubuga. Mu kubasubiza yaravuze ati navuye herega, burya ubu mundeba mbabwije ukuri sinkiri CEO wa Twitter, burya imbwa yanjye niyo CEO. Nyuma yaho yaje gushyiraho Linda ya Carino abari umusimbura. Mu kwa 12/2022 Musk yahagaritse abanyamakuru bose bo kuri Twitter. Musk yaje kumenya ko bamwe mu banyamakuru bajya bakoresha konti yitwaga Elon Jet ikabaha amakuru y'ahantu indege ye ngo yabaga igiye hose. Musk mu mvugo atebya yaravuze ati mushaka kwifashisha amakuru y'aho ndi mukazanyica. Musk yahise ahagarika icyitwa umunyamakuru wese wakoraga kuri Twitter. Nyuma abantu bamaze gutora bemeza ko abo bantu agomba kubababarira, yarongeye abagarura kuri Twitter. Icyakora bamunenze ko yababujije uburenganzira bwabo, gusa agasezeranya abantu uburenganzira mu kuvuga ibyo bashaka. Mu kwa 11/2022 Musk yagaruye Trump kuri Twitter nyuma y'igihe Trump yari yarayikuweho nawe azira kuvuga ibihabanye n'amahame ya Twitter
cyane cyane nk'igihe yatsindwaga manda ye ya kabiri, agashishikariza abantu kwigaragambya bigatuma bamwe banahasiga ubuzima. Si we gusa, yaje no kugarura umuraperi Kanye West, nawe wari warigeze gutangaza amagambo asingiza Hitler, ariko Musk nawe amugaruraho kuri Twitter mu kanya nk'ako guhumbya akimara kuyitsindira. Trump mu kwiyamamaza kwe muri uyu mwaka wa 2024 avuga ko ngo Musk agomba kuba muri guverinoma ye kandi akamugira umuyobozi ukomeye. Bamwe bati noneho Amerika yabiyobowe n'abasazi babiri. Abandi bo babona ko aba bagabo bombi bazwiho ubwenge buhambaye ndetse no kutaripfana batuma ibintu byinshi bihinduka cyane muri Amerika. Twe turi The Fixers. Umva, ngufitiye amakuru meza cyane kandi ashimishije. Ngwino muri iFix Technology Limited maze tuguhe product zose za Apple waba ukeneye, harimo machine, telefone, amasaha n'ibindi byose. Uretse kubiguhera ku giciro cyiza, muri iFix tuzakugira inama nziza zo kubyitaho, kandi nibinahura n'ikibazo tuzagufasha byoroshye kubisana. N'ibindi bikoresho byose electronic ukeneye biri hanze y'igihugu tugufasha kubitumiza maze bikakugeraho mu buryo bworoshye. Ibijyanye na CCTV cameras ku mutekano wawe, aho ukorera cyangwa se aho utuye, ibi nabyo tuzabigukorera mu buryo bworoshye. Tugurisha imodoka ndetse tunagufasha kuba zakugeraho uri hose byihuse. Dusure kuri wa@ifix.rw cyangwa se duhamagare kuri izo telefone. Kampani ya iFix ni kampani imaze igihe kirenga imyaka 10 ifasha abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga mu kubahereza ibikoresho bijyanye na Apple, harimo MacBooks, telefone ndetse n'ibindi bikoresho bya electronics, harimo kuzikora ndetse no kuzicuruza. Umwihariko iFix ifite ugereranyije n'izindi kampani zikora nk'ibyo iFix ikora, harimo kuba itanga ibikoresho bifite quality. Ikindi harimo gukora follow up ku bakiriya bacu. Tuvuge niba uje gukoresha MacBook cyangwa telefone, turabigukorera kandi tugakurikirana niba ibyo twakoze bikora neza nta kibazo byagize nyuma yaho. Ikindi iyo tubigucuruje tumakinga sure yuko igikoresho cyawe gikora neza nta kibazo na kimwe gifite kandi tukanakubaza. Ikindi harimo kuba dutanga promotions ku bakiriya bacu buri kwezi. Abadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu harimo YouTube, Facebook, Instagram. Amazina dukoresha ni The Fixers. Information zose zinyuraho, mwajya mudukurikirana. Ama promotions byose tubinyuza ku mbuga nkoranyambaga zacu. Ikindi harimo kuba ibikoresho uzanye niba uje gukoresha biba biri safe, kubera ko hari ama forms tuguhereza ukuzuza iyo uzanye ikintu. Ni nka agreements tugirana kugira ngo nuza tuzamenye niba ari wowe kuko twahanye icyo gikoresho, nawe ubwawe uri safe yuko igikoresho cyawe uzakibona kandi no mu gihe gikwiriye. Ikindi tutanga na garanti. Niba tugucuruje MacBook iyo ari nshyashya tuguhereza warranty ingana n'igihe cy'imyaka 2. Iyo iri used tukaguhereza warranty ingana n'umwaka umwe. Ushobora kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu cyangwa se aho dukorera ukodaringa ugatanga nka 20% y'amafaranga akenerwa kugira ngo tubone iyo product, hanyuma twebwe tukagutumiriza, ayandi ukazayishyura uje gufata product yawe. iFix dukorera mu mujyi ahegeranye na Simba ku nyubako ya TCB kuri ground floor ku muryango wa 024. Dukora guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu. Ku bijyanye n'amasaha dukora guhera saa 2 za mu gitondo kugeza saa 1 z'umugoroba.